So murakoze, iyi nanone ni Electro Power Academy YouTube channel idufasha gukosora ibizamini bya leta. So n'umunsi tugiye kubana mu isomo rya embedded system muri trade ya software program and embedded system. Mukaba muri kumwe na Bizimana Profil. Kino kizamini tugiye gukosora ni cya 2022-2023. Tukaba tugiye guhera kuri section A igizwe n'ibibazo 12. Reka dutangire dukosora turebera hamwe ibyabajijwe. Ikibazo cya mbere muri section A bari babajije what is the purpose of a resistor. Cyari ikibazo cya multiple choice. Bari baduhaye option enye, ariko nkuko tubizi the purpose of resistor is to increase the flow of electrical current. Kwa igisubizo ni number 2. So number B, what is the unit of resistance? The unit of resistance is ohm. The unit of resistance is ohm. Let's go on number 2. What is the purpose of capacitor? The purpose of capacitor is to store temporary electrical charge. Capacitor ikoreshwa dustoring electrical charge. Ikindi kintu ushobora gukora ifitanye signal. Ikintu cya gatatu ushobora gukorera muri stabilization. Ibyo niyo role ya capacitor muri electronic circuit. On number 3, ikibazo cya gatatu bari batubajije abbreviation ya LED. What LED stand for? So baduhaye multiple choice ya option enye, ariko iya nyayo ni number 1. The LED means light emitting diode. So bino bindi ntabwo ari byo. The answer is number 1. LED is light emitting diode. So let's go. Which of the following is common application of LED? Hano barimo baratubaza application ya LED. Nkuko tuzi LED twabonye ko ari light emitting diode. Zidufasha kwaka. Bivuze ngo igisubizo hano ni number 3. Lighting rooms. So LED ntabwo ayikoresha uteka mazi cyangwa uteka ibiryo, nta nubwo wanazikoresha muri cooling air. The answer is number 3. So number 4, A, which of the following is type of digital logic gate? Baduhaye transistor, baduha capacitor, baduha resistor, baduha na XOR. Hano XOR niyo gate dufite muri bino bintu ko ari ibi. XOR niyo gate, niyo logic gate dufite muri bino bintu ko ari ibi. So reka tujye kuri number 4B. Number B, what is the characteristic of volatile memory? Volatile memory, nkuko tubizi, ni memory iruzinga data iyo dukuyeho power. So the answer is number 3. It use data when power is removed. So number 5, we have A and B. So number A, what is the P-type semiconductor? So we know atubaza semiconductor ya P-type. So P-type nkuko tubyumva harimo positive. P is stand for positive. So the semiconductor with P-type, it is a semiconductor with positive carrier charge. It means the answer is number 1. And icyo bivuze semiconductor ya P-type abafite positive carrier charge. So let's go on number B, 5B. What is any type semiconductor? So ikibazo cya mbere cyatubazaga kuri P type. So kino cya B bari kutubaza N type. So the N type is semiconductor with negative charge carrier. So the answer is number 2.
hano ibifite negative charge carrier. So number 6, how does a full wave rectifier differ from a half wave rectifier? So kuri rectifier, kuri full wave rectifier, we converting both positive and negative AC input waveform. Mu gihe kuri half wave rectifier, we converting imwe muri ishaka converting positive or converting negative. So reka tubereke kuri graph uburyo biba bimeze. So full wave tuba dufite diode, dufite transformer, tukagira diode ebyiri. So hano tukagiraho capacitor, then tukagira load yacu. So the waveform for input, tuba dufite waveform imeze itya. So the output hano positive niza izatambuka tubone positive, negative nayo niza positive itambuke hano hasi twongere tubone indi positive. So sequence niyongera kugaruka twongere tubone indi positive. So the output ibimeze iki, output iyi ni input. So for half the transformer yacu, tukagira diode, tukagira load. So input waveform n'ubundi imeze kuri input. So the output, for example, positive niz iri butambuke, nihaza negative kubera ko ino diode iri vasinze ntabwo izatambuka. So hano nta kintu tuzabona kurinda tugeze kuri sequence igihe positive yindi izatambukira. So means for full itambutsa positive na negative byose, mu gihe kuri half wave tutambutsa either positive gusa cyangwa negative gusa. Ikindi kuri full wave irimo efficiency, mu gihe half wave iri not efficiency kuko itambutsa kimwe cya kabiri cya input signal. So let's go on number 7. The question number 7, the diagram below shows what the AC signal look like before adding transformer, rectifier and this smoothing capacitor. So baduhaye no circuit, baduhaye signal ya AC mbere yuko tuyishyira mu ino rectifier. So nkuko tubibona ino ni half wave rectifier, dufite diode zego ni half wave rectifier. Barimo baratubaza ngo tushushanye draw resulting signal across road. So the resulting signal cyangwa se signal turi bubone iri bugere kuri la road. So nkuko twari tumaze kubibona ku kibazo cya gatandatu, signal ya output hano ni haza positive iri butambuke. So negative ntabwo iri butambuke kugeza igihe turi bubonere indi
positive. So the output iraba imeze gutya, ariko kubera ko hajeho smoothing capacitor, so mu gihe positive irabije iri gucharginga capacitor, so noneho mu gihe negative itari iri kuza, capacitor ni iraba iri gusupplyinga load yacu, nijya kumera nk'irangije kwidischarginga kigihe positive irabije nayo, so gutyo yongere capacitor yicharginge, positive nibura capacitor yongere yidischarginge, output yacu iraba imeze iki. So the output signal capacitor yicharginze mu gihe twari turi kubona positive nivaho, capacitor yidischarginge, capacitor ni mu gihe iri kwidischarginga positive niza byongere bigicharginge gutyo, output iraba iri form imeze iki. So let's go on number 8. What is the difference between general purpose computer and embedded system? So twifashishije ino tableau, general purpose computer ni zino just computer example nazishyizeho, harimo laptop, harimo amafone, harimo amatablet. So icyo bivuze general purpose computer iperforminga wide task, ikora ibintu byinshi, ikindi iri capable for many software, ushobora kwesiteramo software yawe ushaka, nk'uko dushyira nkuko tugashyiramo Word, software nyinshi zitandukanye. Ikindi iba ifite powerful processor, ikagira memory nini igaragara. Ikindi iri more flexible because you can install many software. Nicyo kivuze ko iri flexible, bivuze ko ushobora gushyiramo ibintu byinshi. Tuje kuri embedded system, iperforming a specific task, nk'urugero nka control unit yo muri machine runaka. So imba ikontrola temperature, igakontrola speed ya machine, ubwo bivuze ngo iri specific kuri icyo kintu, ari nayo iri mpamvu iri dedicated software, iraninga dedicated software. Ikindi iri specific kuri process, like ushobora kuba ufite microcontroller runaka idashobora guhinduka. Ikindi less flexibility, bigoye yuko washyiramo indi software ushobora gukenera gukoresha, iba yaragenewe gukora specific task. Zino ino tableau niyo yagufasha kumva neza difference between general purpose computer and embedded system. So let's move on number 8. What is the purpose of liquid crystal library? So barimo baratubaza purpose ya liquid crystal library. Ikintu library dufasha ni gukontorora LCD. So is used to control LCD display. So number B, what is a library? So a library is a collection of pre-written code that can be used to extend the functionality of an Arduino board. So library kidufasha ni code ziba zanditswe zidufasha kugira ibindi bintu twongeraho kuri porogaramu yacu tuba twarakoze kuri Arduino board. So bino bindi byose, kino cyari ikibazo cya multiple choice, ibindi byose ntabwo. Let's move on number 10, write the code below. So baduhaye zino code, baratubwira ngo tugire kenshi dukoraho bitewe n'uko tuyibona, dukore optimization. So badefine rate, so bashyira kuri pin ya 6, bashyiraho relay, bashyira kuri 7. Muri void setup bakoresha pin mode, relay bagira output. Muri void loop relay bagira high, badirayinga millisecond 500. So kwino code ikigaragara cyo iriya
red ntiyakoreshejwe. So ikintu ushobora gukora kuri ino code dushobora kugira ku buryo na red uko relay igiyeho izajya yendiketinga na red bikagiraho red. So reka twandike code nshyashya file red yo kuri gatandatu file relay pin yo kuri karindwi. So wait setup pin mode red tugire output pin mode relay pin tugire output tufunge. So noneho muri void loop uruko relay izajyaho izajyanaho na red void loop digit right relay pin then has digital right red and red so hano ushobora guhita twongera tugatangira sequence yacu tukazigira row tubishaka ariko dushaka porogaramu yacu yarangira uburyo relay izajya pi izajyanaho na red. So niyo change dushobora gukora kuri zino code. So let's move on number 11. So let's move on number 11. What is the function of MOS line in SPI system? MOS means must out slave in. It is a line used to transfer data from master device to slave device. Iyi ni SPI communication idufasha muri embedded system, ikaba igizwe na pin enye harimo MOS. MOS rero niyo pin ivana amadata kuri master iyajyana kuri slave. So number 12 we have A and B. So number A, what is the main goals of computer vision? So yari multiple choice ya option enye, ariko option ya nyayo computer vision is used to enable computer to see and to understand the virtual world. So the correct answer is number 1. So let's move on number 12B. Let's move on number 12B. What is an open CV? Cyari ikibazo cya multiple choice baduhaye option enye. So the correct answer is number 1. An open CV is software library for computer vision and machine learning. Ni library idufasha muri computer vision na machine learning. Number 13, what is RFID stand for and how does it work? RFID means radio frequency identification. It uses radio frequency or radio waves communicate between reader and tags. So ino niyo technology iri gukoreshwa cyane wenda nko mu mujyi wa Kigali kwishyura igiciro cy'urugendo mu mabisi. Ubu ufite ikarita, mugenzi wawe afite ikarita, mu madoka harimo machine yitwa reader, ikarita yitwa tags. So iriya reader rero ibi yohereza frequency iyo umuntu yegereje ikarita cyangwa akayikozaho itireba nimero z'iyo karita. So hano ino technology cyangwa ino system bigizwe n'ibintu bibiri, hari reader hakaba n'ikarita. Ikindi ikoreshwa
mu gusikana product cyane ku makontineri y'amamashini cyangwa mu modoka ajya hanze. So let's move on number 14. So the question number 14, what does HTTP request differ from HTTP response? So HTTP request, HTTP response. HTTP request is sent by client to server. So request nkuko tubyumva just ni y'umukiriya aba ari kubaza server, ayibaza some information or data. So HTTP response iza ari feedback ivuye kuri server iza kuri client, nayo ibizanye data umukiriya yatse cyangwa se information. Ngo request itangwa n'umukiriya ayohereje kuri server, mu gihe response iva kuri server nk'igisubizo ije ku mukiriya. So the section number B, section ya kabiri ariyo B, igizwe n'ibibazo bitanu. Ikaduye ku kibazo cya 15 baratubaza what is a broker in MQTT protocol cyangwa protocol. So MQTT ikaba ari protocol idufasha muri IoT, ikaba ari central server that manage communication between client and server. Communication between two clients cyangwa many clients. So hano tuba dufite umuntu wa mbere wita push, broker ikaza hano tukagira uwo bita subscriber, so iyi MQTT broker niyo idufasha kumanaginga bano bantu babiri n'abakiriya babiri. Uyu hari ibyo yohereje, so uyu nguyu hari ibyo ashobora kubona, uyu nguyu nawe ashobora kugira ikindi gisubizo amuha. Nuko no broker nuko ngo nishinzwe kumanaginga communication ya bano bantu babiri, bashobora no kuba benshi. So iki nicyo gisubizo ushobora gutanga kuri broker yo muri MQTT. So let's move on number 16. So the question number 16 is state with the help of diagram 4 IoT device connected in full mesh topology connect to internet through gateway. So barimo baratubaza ngo dukoresheje igishushanyo twerekane device enye za IoT zikonegise muri full mesh zikajya kuri internet. So dufite device, turaba dufite device A, device B, device C, device D. So hano turaba dufite gateway device, hano tuba dufite internet. So muri full mesh topology buri device ibiconnectinganye n'indi direct. So abameze bityo buri device A kuri B, B kuri C, C kuri D, D kuri A kuri C. Zengo buri device connectinganye n'indi bikava bikajya kuri gateway bigahita bijya kuri internet. So iyi niyo communication ya zino device uko ari enye bikajya kuri internet. So the question number 17, with the help of diagram explain how could you connect two microcontrollers using I2C protocol, one being a master, another being slave. Batubwiye ngo duconnecte microcontroller ebyiri dukoresheje I2C protocol. So suppose this is microcontroller A, this is B,
iraba ari master, ino iba slave. So I2C protocol igira pin ebyiri ariyo CDA na SCR. Ni iraba ifite CDA na SCR. So ino CDA yo kuri master, CDA bivuze clock, niyo iha sinyare slave, then byaca muri pin ya CDA ariyo bivuze data pin, iyi ngiyi ikabasha kuyiha response. Bivuze ngo clock irohereje, sibyo, slave irarespondinze izanye data. So kuni ko buryo ushobora guconnectinga zino microcontroller ebyiri, imwe ikaba master indi ikaba slave dukoresheje I2C protocol. I2C protocol bigizwe na pin ebyiri CDA SCR. Ubwo no kuri slave nuko CDA na SCR, CDA igahura na CDA, SCR igahura na SCR. So let's move on number 18. What is the difference between supervised D and unsupervised D learning model in machine learning? Iki ni ikibazo cyo muri machine learning batubazaga kuvuga buno bwoko bubiri, supervised learning and unsupervised learning muri machine learning. Iya mbere, model is trained based on labeled data set. So tuba dufite data set, tuba twaravuze output tugomba kubona, then model ikaraninga igendeye ku byo twayibwiye muri data set. So ikindi hano, model iraninga on the map input data to correct output by identifying the pattern in labeled in data set. So hano rero igendera kuri map twahaye kuri data set. So example hano twatanga spam detection. So kuri unsupervised hano model ntago yubahiriza, the model is trained on data set does not have labeled output. So ntabwo ifite output, ahubwo igerageza focus on grouping similar data. Tuvuge nka customer segmentation, nimba wenda tuvuga ari nko muri bar, dushobora kureba nk'abakiriya wenda, tukareba nk'abakiriya wenda kuri location, wenda batuye muri location imwe cyangwa se bakora akazi kamwe. Iyo ikoresha uburyo igroupinga similar data, grouping ibintu igendeye ku byo abantu bahuriyeho, mu gihe ngiyo tuba twarayihaye ibyo igomba kugenderaho muri data set twayihaye. So let's move on number 18. So number 19, explain two disadvantages of deploying a PC as an embedded system. Ari kubaza kubera tuvuge ibibi byo kuba tutakoresha computer nka embedded system. Ikintu cya mbere, computer iri high power consumption, irya umuriro mwinshi. Kubera iki? Ifite hardware manini, ubwo tuvuze hardware, high processor, ifite big screen, ifite memory nini. So bino nibyo bituma rero tutayikoresha, byakosoma umuriro mwinshi. Kandi kuri embedded system kubera bigiye ahantu guperforminga specific task, nk'ahantu dukeneye task dukeneye akantu gatoya, umuriro twakoresha waba ari mwinshi. So ikindi, ifite physical hardware cyangwa physical big hardware. So kubera bino bintu twavuze, ifite memory nini, ikagira processor nini, ikagira screen nini, bihita bituma iba nini mu bunini. So kuba munini mu bunini ubwo bivuze ko cost iri high,
bizahenda. Ikindi ahantu tuzayifunga urumva ntibyadushobokera kuko ifite size nini. So bino nizo disadvantage zo kuba tutakoresha computer. Nko gufata ikintu akazi gatoya wenda nko gufata twagateresheje nk'umusumari ukoresheje inyundo ya kuzana ikimashini kinini ukuye ahandi kinaguhenze. Zino rero nizo avantage disadvantage ebyiri ushobora kuvuga kuba tutakoresha computer ngo isimbure embedded system. So let's move on number 20. The question in section C. Hano twaje muri section C aho dufitemo ibibazo bibiri. Umuntu akaba yari buhitemo kimwe. So ikibazo cya mbere ari cyo cya 20 batubazaga how might you adapt an existing OCR system to recognize the text that is distorted due to perspective or other geometrical transformation. So step ya mbere wabanza gukora kuri kino kibazo so nukubanza ukakora pre-processing techniques iriya optical character recognition. Ukuvuga ngo iyo mubonye nk'inyuguti turabanza ugakuramo dushaka kubanza ugakuramo hano noise. That's ni kimwe ushobora gukora for pre-processing techniques. Detection in the segmentation techniques hano ushobora kureba text detection text detection. Hano ushobora kureba line and text segmentation. Iyo birangiye uhita uza ko applyingaho optical character recognition model. Iyo birangiye uhita ukora pre-processing techniques. Hano ushobora hano icyo uri kureba uri kugira ngo ubone accurate ibintu byawe noneho inyuguti zikaza zisa neza. So zino nizo step ushobora gukora ureba cyangwa ukosora kino kibazo. So let's move on number 21. How do you connect ESP to Wi-Fi network? So barimo atubaza uburyo duconnectinga ESP cyangwa node MCU kuri Wi-Fi. So mu kuyiconnectinga rero hari bimwe dukora muri code zacu ari byo tugiye kurebera hamwe. Tugiye tubikora muri void setup. So turabanza tukazana library ya ESP Wi-Fi then tukadekarara kirimo hano tudekarara SSDI cyangwa se network name, tukadekarara password. For example imba Wi-Fi yanjye wenda yitwa Academy, wenda password hano ubwo gushyiramo 1 2 ukagenda wenda ukageza nko ku 9. So bino node MCU ugomba kuyibwira network iri kwiconnecta ukanagira password. So iyo uje muri void setup uba ugomba gustartinga wifi.begin ugahita ushyiraho ya network name na password. So hano na startinze serial monitor cyangwa serial communication kugira ngo nze kureba ko yiconnect. So mu gihe itari connecta rero tuba tugomba kugumya tukabipinga kugeza igihe yiconnectinga. Kirimo hano nuko tuzana library tukadekarara bino bintu bibiri network name na password then tukastartinga wifi.begin tugashyiramo ya password ya network name tugashyiramo na ya password. So nakoze rero kubana natwe. Iyi niwo musozo w'iki kizame. Ndatekereza ko abantu twabanye no munsi cyabafashije. Rero ndabasaba gukora share na subscribe kugira ngo ibizamini bikurikiyeho uzabashe kubibona byoroshye. Sawa mwakoze, mwari muri kumwe na Theophile.
iyi ari Electro Power Academy channel yacu. Murakoze, mugire umunsi mwiza.